Intore. 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 Intagamburuzwa. 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 Mufite vision. Turabashima. Banyakubahwa ba Minisitiri twazanye muri ruzinduko, banyakubahwa ba Guverineri w'intara muri hano, bayobozi ba za kaminuza n'amashuri makuru mwaje mushagaye abanyeshuri muyobora, nyakubahwa chairman wa komisiyo y'igihugu y'itorero, banyakubahwa abayobozi b'inzego z'umutekano muri hano, banyacyubahiro mwese muteraniye hano ntore mwiga muri kaminuza n'amashuri makuru, mu izina rya nyakubahwa Perezida Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, wantumye hano i Huye, tukaba tugeze muri iki cyiciro cy'umuhango kibera muri College ya Arts and Social Sciences. Yantumye kumuhagararira muri iki gikorwa cy'ingenzi cyo gutangiza ku rwego rw'igihugu Urugerero National Service. Urugerero rwo muri kaminuza n'amashuri makuru ya leta n'ayigenga, nkaba rero nshimishijwe no kubasuhuza kandi by'umwihariko suhuje mwebwe rubyiruko, intore z'u Rwanda, mwebwe intagamburuzwa ku rugamba. Urugerero twaje gutangiza uyu munsi ku mugaragaro ni gahunda y'ibikorwa by'intore, intore z'urubyiruko rwiga muri za kaminuza n'amashuri makuru, rwiyemeje gutanga umusanzu mu guteza imbere igihugu cyacu, twifashishije ubumenyi ngiro ndetse n'ubushobozi n'imbaraga z'urubyiruko, dore ko zihora ari nyinshi. Uru rugerero ruzafasha intore zigiye kurutangira kurenga intera ya ndabizi bakuye mu itorero, maze mugere ku ntera ya ndabikora, kandi ndabikora neza bandebereho. Banyacyubahiro mwese muri hano, rubyiruko rw'u Rwanda, gahunda y'urugerero muri za kaminuza n'amashuri makuru ijyanye n'icyerekezo 2020, ijyanye kandi n'ibikorwa bya gahunda ya guverinoma by'imyaka 7, 2010, 2017 muri manda ya kabiri ya nyakubahwa Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ndetse gahunda y'urugerero inajyanye na gahunda ya kabiri mbaturabukungu, DPRS ya kabiri. Ibi byose bifasha abanyarwanda kwihuta mu iterambere, twishakamwo twebwe abanyarwanda ibisubizo bihuje n'umuco wacu. Nyuma yo kubona ko umuco wacu ukungahaye ku ndangagaciro z'indashyikirwa, abanyarwanda twiyemeje gushaka mu mateka yacu imigenzo myiza twagenderaho mu kubaka u Rwanda rushya, u Rwanda rurangwa n'ubwisanzure, u Rwanda rurangwa no kwihisha agaciro no kwigira. Umuco wacu w'abanyarwanda, abajyaga ku rugerero babanza guca mu itorero,
itorero rero ryafashaga abakurambere bacu bakiri bato kwitoza nk'urubyiruko kugira ngo bagire uburere mboneragihugu bwuzuye. Itorero ryatangirwagamwo amasomo yo gufasha urubyiruko kuzavamwo ingabo zarwanirira igihugu igihe cyose, ndetse itorero ryanatangirwagamwo ubumenyi n'ubumenyingiro butandukanye bwafashaga urubyiruko ruvuye mu itorero gukora neza, gukora cyane kugira ngo rushobore kubaho neza n'imiryango yabo. Banyacyubahiro mwese muri hano, ntore z'intagamburuzwa, ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 11 2007 ubwo nyakubahwa Paul Kagame, perezida wa Repubulika y'u Rwanda, akaba n'umutoza w'ikirenga w'intore z'abanyarwanda, ubwo yatangizaga ku mugaragaro ibikorwa by'itorero ry'igihugu, yibukije ko itorero ry'igihugu ryari ishuri ryo gutoza no kwigisha abanyarwanda gukunda igihugu, kukiyobora neza, guharanira ubutwari, kwanga ubuhemu, gufatanya gukemura ibibazo no kwirinda ubutsimbanyi n'ibindi. Gushyira imbere indangagaciro dukesha umuco wacu bisaba kurangwa n'ubushishozi, bisaba kujya inama n'abandi buri gihe, bisaba kugira ubutwari, ishyaka, gukunda igihugu, kuvugisha ukuri, kwanga umugayo, gushyira imbere ubwitange, ubufatanye, ubwizerane, ubumwe, kubana neza na bose nta vangura iryo ari ryo ryose, ubworoherane, kwicisha bugufi, kugira ubuntu, kugira urukundo, kubaha ubuzima bwawe n'ubuzima bw'abandi bose, no kwimakaza ubunyarwanda nyakuri. Umunyarwanda ugendera ku ndangagaciro maze kubabwira niwe munyarwanda ubereye u Rwanda, niwe munyarwanda utuma igihugu cyacu gikomeza kwimakaza imiyoborere myiza n'amahoro, niwe munyarwanda utuma u Rwanda rukataza mu majyambere, rugahorana ijabo n'ijambo, rukubahwa n'amahanga. Ibi bitandukanye n'ibihe bibi by'amateka mabi u Rwanda rwanyuzemo, aho habayeho kwirengagiza ziriya ndangagaciro kugeza n'ubwo igihugu cyabuze ubuyobozi buzima burabura mu gihugu, igihugu kibura abantu bakuru kugira ngo bahanure abakiri bato, Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Wagize uruhare mu kubohoza igihugu cye cy'Ubuhindi, yabivuze indangagaciro nizo zituma tugera ku cyerekezo tuba twiyemeje. Bariya bakoze ibi bibi, bariya basize ibara abanyarwanda n'u Rwanda mu mateka mabi u Rwanda rwanyuzemo, nuko batigeze batekereza ku ndangagaciro zigomba kuranga abanyarwanda ubuziraherezo. Rubyiruko, ntore z'intagamburuzwa, ubumenyi n'ubumenyingiro muvoma mu mashuri makuru na kaminuza mujye mubuhuza na ziriya ndangagaciro mwatojwe mu itorero,
kugira ngo bibafashe kwihesha agaciro, bibafashe kwiteza imbere, ariko mbere na mbere bibafashe guteza imbere igihugu cyanyu. Kuko nimuteza imbere igihugu cyanyu cy'u Rwanda, nta kabuza namwe kizabateza imbere. Uburyo mwatojwe harimo kumenya za kirazira. Ibi birabasaba kugendera kure byabatesha umurongo mwiza w'igihugu. Ibyo bibi hari nko kujya mu bikorwa byo kugambanira igihugu, ibikorwa by'ubuhemu, ubunebwe, ubusinzi, kuba imbata y'ibiyobyabwenge, ubusambanyi, gushaka amanota utakoreye, n'ibindi bibi biranga ibigwari. Muri make, murasabwa guhora iteka murangwa na discipline mu byo mutekereza n'ibyo mukora byose, maze mukitandukanya n'ibikorwa bigayitse bitesha agaciro ababikora. Uburere bwiza ni ingirakamaro kuko nk'uko mubizi uburere buruta ubuvuke. Nk'uko kandi Nelson Mandela, intwari y'Afurika, intwari y'isi yose mu bihe byose, yabivuze, uburere bwiza nibwo musingi w'iterambere. Uburere buzima nibwo bufasha abana b'Abanyarwanda kugira amahirwe menshi kandi angana yo kwiga bakazavamwo Abanyarwanda beza bafitiye igihugu n'imiryango yabo akamaro. Nibo bavamo abayobozi bo mu nzego zose, nibo bavamo Abanyarwanda biga neza, indangagaciro nziza, batekereza kuri kirazira, nibo bavamo abaganga beza, abarimu beza, abagoronome beza, abubatsi beza, abakanishi beza, abahanga mu ikoranabuhanga, n'abandi bahanga b'ingeri nyinshi, kugira ngo urubyiruko rw'u Rwanda rubone uburere bukwiye. Abarimu barwigisha ari abo turi kumwe hano uyu munsi, n'abandi badukurikiye kuri radio televiziyo, n'abandi bakurikira amajyambere y'u Rwanda kuko na yabo bwite na yacu twese. Abarimu rero ba kaminuza n'amashuri makuru barasabwa guhora bihugura no kubahiriza indangagaciro z'umwuga wabo, zirimo ubuhanga n'ubunyangamugayo, kugira ngo bibafashe guha urubyiruko rwacu ubumenyi n'ubumenyingiro bufite ireme, uko bushyigikiwe n'indangagaciro duhora kandi tugomba guhora twiyibutsa. Bityo bizarusheho gufasha urubyiruko kwitwara neza ku isoko ry'umurimo, haba mu Rwanda haba no mu mahanga, gukomeza kuzamura ireme ry'uburezi ku nzego zose z'imyigishirize, by'umwihariko mu mashuri makuru na kaminuza. Ni bimwe mu bikorwa by'ingenzi biteganyijwe kugerwaho muri manda ya kabiri ya nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Biteganyijwe ko ibintu byinshi bizagenda bivugururwa. Umubare w'abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro uzazamuka ugere kuri 60% by'abanyeshuri barangije nane yo basic education
mu mwaka w'ibihumbi 2017. Izi mpinduka nziza zigamije zose guha urubyiruko rw'Abanyarwanda ubushishozi n'ubushobozi bwo kwihangira imirimo dukoresheje uburyo bwose bushoboka n'ibigo byose byinshi by'imirimo, byaba ibigo bya leta, byaba ibigo by'abikorera na société civile. Muri ibyo bigo harimo n'ikigo gifitiye akamaro cyane iki gihugu aricyo WDA, Rwanda Oxford Development Authority. Kuvugurura ireme ry'uburezi nanone bijyana no gutegura imfashanyigisho zifite ireme kandi zihagije, ndetse no kugira za laboratwari zifatika ku banyeshuri cyane cyane biga amasomo ya science and technology, kugira ngo barusheho gucengera ubumenyi n'ubumenyi ngiro bakura mu byo biga, kugira ngo kandi bazashobore kwinjira ku buryo bworoshye ku isoko ry'umurimo, baba bikorera, baba bakorera ibigo by'abigenga, baba bakorera leta. Abanyeshuri biga science and technology baba biga mu Rwanda, baba biga hanze, bagakurikiranwa by'umwihariko na komisiyo y'igihugu ya siyanse na tekinoloji. Kaminuza n'amashuri makuru by'umwihariko byerekeye siyanse na tekinoloji bigomba kugira umwihariko ku masomo ya ICT, ku masomo imyigire n'imikoreshereze ya ICT, kwigisha dukoresha yakure e-learning bigahabwa agaciro, bigashyirwa mu bikorwa ku buryo bwihuta kurusha uko bimeze ubu ngubu. Turasaba Minisiteri y'Uburezi gufatanya n'abafatanyabikorwa benshi kandi barahari, baba mu Rwanda baba no mu mahanga, ku buryo iyo gahunda yakwihutishwa kandi ikanuzuzwa n'uko muri buri kigo cy'amashuri, guhera ku mashuri abanza kuzamura ku mashuri yisumbuye, ku mashuri makuru na za kaminuza, aho bikaba akarusho, hagashyirwamwo icyumba nibura kimwe cya ICT lab cyajya gihuza abarimu n'abanyeshuri mu ihererekanyabumenyi hagati yabo, kandi kikabahuza n'abandi barimu n'abanyeshuri n'abahanga bari mu bigo by'amashuri mu Rwanda no hanze y'igihugu, ku buryo ari abigisha, ari abakora ubushakashatsi bahurira kuri tekinoloji ya ICT ku buryo bworoshye. Ku birebana n'ireme ry'uburezi kandi hari n'uruhare rukomeye, uretse abarimu, uretse abanyeshuri, uretse leta, hari n'uruhare rukomeye cyane rw'ababyeyi. Ababyeyi barasabwa kudatererana abana babo, ndetse no kudatererana n'abandi bana bashobora kuba barera atari ababo, cyangwa se babona gusa. Iyo abonye abana bagomba kwibaza bati bariya bana barava he barajya he, reka tubafashe kuzaba abagabo n'abagore beza b'Abanyarwanda. Ababyeyi bagomba kuba hafi y'abana babo, cyane cyane mu bihe bikomeye byo kuba ingimbi n'abangavu. Ababyeyi bakabaganiriza, bakabagira inama nyinshi, ariko iz'ingenzi zikaba inama zo gukunda igihugu no gukunda gukora. Leta y'u Rwanda, leta y'ubumwe, nayo izakomeza kugira uruhare rukomeye mu guteza imbere ireme ry'uburezi. Zimwe mu ngamba zafashwe na leta y'u Rwanda zigamije kuzamura ireme ry'uburezi mu mashuri makuru na za kaminuza ni nko kubumbira
izahoze ari za kaminuza za leta zose zigashyirwa muri kaminuza imwe, kaminuza y'u Rwanda yigenga, University of Rwanda. University of Rwanda yigenga ku micungire y'imari, yigenga ku micungire y'abakozi, yigenga ku ngendo z'abarimu n'abayobozi ba kaminuza, yigenga muri byose, ariko izi neza ko ifite n'inshingano zo guteza imbere ireme ry'uburezi, inshingano zo guhora ishaka abarimu beza n'abashakashatsi beza, inshingano zo kwakira abanyeshuri bafite ubwenge na discipline, inshingano zo gushakashaka umutungo, gushakashaka amafaranga yongera ay'ingengo y'imari leta iba yageneye kaminuza, kugira ngo umutungo wa kaminuza urimo ubwenge, urimo amazu, za laboratoire, amacumbi, aho bigira byose, umutungo ukomeze ujya imbere, ufatwe neza, kandi kaminuza ihoremo abahanga dukeneye mu ngeri zose. Turasaba rero kaminuza y'u Rwanda, turasaba za kaminuza zigenga, turasaba amashuri makuru yose muri iki gihugu guteza imbere ireme ry'uburezi ku buryo bushoboka bwose, no gushyira imbere ubumenyi ngiro, imyuga, biriya bintu byo kwihangira imirimo birangajwe imbere na Minisitiri ifite ubucuruzi mu nshingano zayo, na kiriya kigo cy'igihugu, rwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB, kwihangira imirimo, entrepreneurship spirit, byigishwe mu mashuri yose, guhera mu mashuri abanza ndetse no mu mashuri y'incuke, kuzamura kugera muri kaminuza, n'abiga amateka babyige, bizagira akamaro kuri bose. Nanone kandi leta izakomeza kunganira abanyeshuri b'abahanga, ihereye ku badafite amikoro ahagije. Ni muri urwo rwego muri umwaka w'amashuri wa 2014 na 2015 nk'uko mubizi, uko byaratangajwe bihagije mu binyamakuru byose, leta izatanga inguzanyo ku banyeshuri bagera ku 5,841 biga mu mashuri makuru na kaminuza bya leta, hashingiwe ku bintu bine by'ingenzi. Cya mbere ni ingengo y'imari, cya kabiri ni amanota umunyeshuri yerekana, cya gatatu ni amasomo atanga amahirwe menshi ku isoko ry'umurimo kurusha ayandi, cya kane ni ubushobozi umunyeshuri n'umuryango we wo kuba yakwirihira cyangwa adashoboye kwirihira, hashingiwe ku byiciro by'ubudehe tukigenderaho ubu ngubu, byavuguruwe ariko tuzatangira gukurikiza ibivuguruye guhera umwaka w'ingengo y'imari umwaka utaha. Ubu ngubu abazahabwa inguzanyo bakaba bari mu byiciro bine, icyiciro cy'ubudehe cya mbere, cya kabiri, cya gatatu n'icya kane, cya gatanu n'icya gatandatu bo bakishakira amafaranga yo kwiga. Mboneyeho n'umwanya kandi wo kwibutsa abanyarwanda muri rusange, cyane cyane urubyiruko rushaka kwiga kaminuza n'amashuri makuru, ko nubwo leta idashobora kubona amafaranga yo kwishyurira abantu bose bifuza kwiga kaminuza n'amashuri makuru, leta irakomeza kunoza uburyo bwatuma abashaka kwiga bakwiyakira bo ubwabo inguzanyo zo kwiga binyuze mu mabanki. Ariko nanone birumvikana leta ikabigiramo uruhare rwo kubwiriza mu mabanki uko bigomba gukorwa neza. Banki y'u Rwanda y'iterambere BRD niyo yashinzwe na leta gutunganya mbere y'izindi zose icyo kibazo kigahinduka igisubizo, banki ikabona abakiriya baguza,
kandi abanyabwenge bazagenda bishyura uko babonye akazi. Urubyiruko narwo rukabona amahirwe yo kubona aho ruguza amafaranga yo kwiga. Imirongo yo kwiyandikisha hirya no hino no guhora utegereje ngo bazampa buruse ikaba mike, kuko ikoranabuhanga rizabyoroshya, rihuza abanyeshuri, urubyiruko rwaka buruse nako rwaka inguzanyo yo kwiga, na za banki cyane cyane BRD, kandi riteguye kuko ivugururwa ku buryo bukwiye. Mboneyeho kandi n'umwanya wo kwibutsa abanyarwanda bize mbere, bahaye inguzanyo, basinye amasezerano yo kuzishyura izo nguzanyo, bakaba bataratangira kwishyura kandi bamaze igihe bakora. Baba bakorera leta, baba bakorera ibigo byigenga, baba bikorera ubwabo, bose babihuriyeho. Inguzanyo bahawe na leta bagomba kuyishyura kugira ngo n'abandi banyarwanda babone kwiheraho nabo biga. Abanyarwanda rero turabasaba kuba abaturage beza. Umuturage mwiza ntabwo yambura wamugurije. Ntabwo umuturage mwiza rero yakwambura leta. Nibibwirize bishyure vuba na bwangu, nta nubwo tubavunisha, kuko barishyura ukurikije umushahara wabo, kandi barishyura amafaranga atababuza kubaho, atababuza no gukora ishoramari yatuma baba bakire kurushaho nk'uko tubyifuza, nk'uko tubifuriza. Nibishyure rero kuko ari ngombwa. Bitabaye ibyo twazitabaza amategeko n'ingufu za leta, kandi muzi ko zohora ari nyinshi cyane, bakazabikora. Ariko turifuza ko babikora ku neza, iyo byatubera twese. Banyacyubahiro mwese muri hano, urubyiruko, ntore z'intagamburuzwa, kuri uyu munsi mukuru wo gukunda igihugu, ari nawo munsi wo gutangiza urugerero ku mugaragaro muri kaminuza n'amashuri makuru, biragaragara yuko kaminuza n'amashuri makuru byongeye gutera intambwe ikomeye, biteye n'intambwe mu burere, uburere buhabwa abanyarwanda, uburere buhabwa urubyiruko. Ibizakorwa byose muri iyi gahunda y'urugerero nabyo bizabishimangira icyerekezo cy'ireme ry'uburezi twifuza. Ibyo rumwe mu rubyiruko ruri ku rugerero twasuye mu rwunge rw'amashuri rwa Cyarwa hano hakurya, rwatweretse mu masibo agera kuri 5, ku masibo 10 ari hano. Twaganira n'amasibo 5, tubona ibikorwa bikomeye barimo bakora byiza ku rugerero. Twasanze rero ari ibikorwa bishimishije. Twasuye kandi twibonera ukuntu urubyiruko ku rugerero rufite ubumenyi ngiro butandukanye kandi bwuzuzanya. Hari abatweretse ibyo gupima ibintu bishobora kwangiza ubuzima bwacu, hari abatweretse ibyo kwigisha ikoranabuhanga ibijyanye na ICT, hari abatweretse ibyo guhinga kijyambere, ndetse hari n'ubwo bibagiwe akarima k'igikoni kagomba gukwira mu ngo zose z'u Rwanda. Hari abatweretse ibyo kubaka no gusana ku buryo bwa kijyambere. Hari n'agahebuzo, abatweretse ibyo kubaka no guteza imbere ubunyarwanda. Ibyo urwo rubyiruko ruri hano rwatweretse byaduhaye icyizere gikomeye, icyizere ko ubumenyi n'ubumenyi ngiro butandukanye kandi bwuzuzanya
ufitwe n'intore z'urubyiruko zigera ku bihumbi 84 ziga muri za kaminuza n'amashuri makuru mu Rwanda muri iki gihe, yaba aya leta cyangwa se ayabigenga. Ni ukuri ubwo bumenyi ngiro, ubwo bushobozi buzagira akamaro abanyarwanda benshi bari hirya no hino mu midugudu y'uru Rwanda. Rubyiruko intagamburuzwa ku murimo, kugira ngo muzarusheho kugira abanyarwanda akamaro ndetse munakigirire mwebwe ubwanyu n'imiryango yanyu, turabasaba guhindura imyumvire. Ariko ubwira uwumva ntabwo avunika, kuko numvise mwarabifashe. Mwiyemeje guhindura imyumvire. Intore intagamburuzwa ku murimo. Murasobanutse aho nyine. Amahirwe menshi murayafite, muyafite mu bigo by'abigenga muzajya gukoramo, muyafite mu bigo bya leta ariko bidakoresha n'abagera kuri 3% by'abanyarwanda bageze igihe cyo gukora. Ni ukuvuga ngo abakorera leta ni bakeya. Amahirwe menshi kurushaho ni mwebwe ubwanyu murayafite. Muri mwebwe mwifitiye icyizere cyo kubaho neza uyu munsi n'ejo hazaza. Mwebwe muzihangira imirimo myinshi y'ingeri zose yanyu bwite, niyo muzaha abandi banyarwanda babyiruka babagwa mu ntege. Urubyiruko rw'u Rwanda rugomba kwigirira icyizere kandi rufite uburenganzira bwo guhugurwa. Natwe twarabyiyemeje guhugura urubyiruko mu bintu byinshi, ibintu by'ubumenyi ngiro, ikoranabuhanga, ishoramari, maze urubyiruko narwo rugakoresha ayo mahirwe, ndetse hakiyongeraho n'ingwate mu mabanki atandukanye rufashijwe na kiriya kigega leta yashyizeho cya BDF, Business Development Fund. Leta y'umwe yashyizeho kugira ngo urubyiruko n'abagore bagire amahirwe menshi yo gushobora kuguza mu mabanki kugira ngo bashyire mu bikorwa imishinga yabo myiza iba kandi igomba gutegurwa mufashijwe nanone na kiriya kigo cya BDF n'ibindi bigo byinshi n'inzego z'imirimo myinshi, inzego zirimo n'akarere. Ko muri buri karere, kuri structure y'imirimo, inzego z'imirimo ya buri karere, harimo urwego rwo guteza imbere ishoramari n'imirimo. Ni ukuvuga ngo aho wagera hose mu turere 30 wasanga kwakira, bakakugira inama, kandi wasanga intumwa za BDF zikakugira inama, zikakwereka uko wajya muri banki cyangwa microfinance kwegereye ukaguza amafaranga ugashyira mu bikorwa igitekerezo cyawe cy'umushinga. Abanyarwanda tugomba kubaho neza. Kugira ngo tubeho neza tugomba kuba dukora cyane, tugomba twese kuba indashyikirwa ku murimo, nta gukora gahoro, ntabwo ari byo, ntibyemewe mu Rwanda. Tugomba gukora vuba. Twakora gahoro se twaba dusa nkaho hari abandi turindiriye ko bazaza kutwubakira u Rwanda. Kuko nyakubahwa Perezida Paul Kagame aherutse kwibwira abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda bari bitabiriye Rwanda Day yabereye Atlanta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 20
ukwezi gushize kwa 9 uyu mwaka wa 2014 abanyarwanda ntidusigana kuko duhinga umurima wacu. Ibyo dukora byose tuba twikorera. Abanyacyubahiro mwese muri hano, rubyiruko ntore ku rugerero, ndagira ngo nsoze ijambo ryanjye n'abageneye uyu munsi ndisozereza ahangaha. Ndarisoza nshima kandi nshimira urubyiruko, intore ziyemeje kuba the graduate we want, nkore neza bandebereho, kandi zikaba zaratoranyije izina ryiza rya gitore y'intagamburuzwa, intagamburuzwa ku rugamba, intagamburuzwa ku murimo. Ntihazagire uzibeshya ngo arabagamburuza, ntimwamwemerera. Ntihazagire ubagamburuza mu rugamba rwo gukunda igihugu no kugikorera. Ntihazagire ushaka kugerageza kwagamburuza ku murimo mwiyemeje gukora, kwiga neza mukarangiza n'amanota menshi, ubundi mugateza u Rwanda imbere. Ntihazagire ugerageza kubashyiramo ubunebwe. Ntihazagire ubazanamwo amatiku y'ubugambanyi. Ahubwo muzahore mufata urugero rwiza ku banyarwanda bitanze kugira ngo u Rwanda rwibohore guhera ku itariki ya 1 Ukwakira 1990, ari naho nyine havuye umunsi mukuru wo gukunda igihugu. Ndashimira kandi n'inzego zose zagize uruhare rukomeye mu gutegura iki gikorwa cy'ingirakamaro. Nibyo gushima birasanzwe mu muco nyarwanda. Iki gikorwa cyateguwe neza, turagishima. Turashima cyane cyane Minisitiri y'Uburezi, tugashima Komisiyo y'Igihugu y'Itorero, tugashima inzego z'umutekano, inzego z'ibanze, kandi tugashima na za kaminuza n'amashuri makuru bohereje intore kuri uru rugerero dutangije uyu munsi. Ndasaba ubuyobozi bwa za kaminuza n'amashuri makuru yose ahava akagera muri iki gihugu gufatanya n'inzego z'ubuyobozi bw'ibanze kugira ngo imihigo y'izi ntore zitangiye urugerero uyu munsi izagerweho nk'uko izi ntore zabyiyemeje. Ndashimira n'abafatanyabikorwa bose biyemeje gufatanya na Leta y'u Rwanda mu bikorwa byo guteza imbere uburezi, kandi bakaba babikora neza ku buryo dushima. By'umwihariko turashimira abakomeje gushyiraho amashuri mashya, ari ayisumbuye, ari ay'imyuga ndetse na za kaminuza zigenga, nk'uko Leta igenda isuzuma ireme ry'ibyo za kaminuza ziyemeza kugenderaho ikazemerera gukora, kandi zagenda ziba nyinshi, n'amashuri makuru akaba menshi, amashuri y'imyuga akaba menshi, ariko agomba kuba menshi kurushaho. Turabashima mwese kuko murakora igikorwa gikomeye. Buriya hari n'ikintu twafatanya kandi cyagira akamaro igihugu. Iyo ugenze mu gihugu cyose ugasanga amashuri yigenga yahozeho, mbere yuko dutangiza gahunda nziza ya 9-12 year basic education,
usanga hari amashuri adafite icyarimwe akoresha ubu ngubu, amashuri za classrooms zari zarubatswe n'abigenga, ntabwo ari byiza ko bamera nk'ibyatsi. Birakwiye yuko ayo mashuri akoreshwa cyane cyane akajyamwo amashuri y'imyuga ku bufatanye bwa leta n'abikorera bari bayubatse ayo mashuri. Icyo gikorwa kirihutirwa. Hari abikorera bubatse ayo mashuri na Minisitiri y'Uburezi ndetse na Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi. Mubikoreho ku buryo ayo mashuri aho kugira ngo abibigunda ahubwo azaba amahirwe y'Abanyarwanda. Dukomeze duteze imbere uburezi bufite ireme. Ubufatanye rero hagati ya Minisiteri y'Uburezi n'abikorera, abafatanyabikorwa baba Abanyarwanda abanyamahanga, ni ikintu dushyize imbere cyane, kuko nta nubwo leta yazashobora kugenda ishaka abarimu yubaka amashuri bagenda bigisha urubyiruko ruzagenda ruba rwinshi kurushaho. Birasaba ngo ababyeyi, abikorera ku giti cyabo nibahagurukiye bubake amashuri menshi, ndetse n'amashuri dufite amwe tuyaragize abikorera bihaye Imana bayacunge ku masezerano aboneye hagati yabo na leta y'u Rwanda. Mbifurije mwese banyakubahwa urubyiruko ntore z'u Rwanda guhora muharanira indangagaciro nyarwanda, guhorana ishema, guhora murwanira agaciro k'igihugu cyacu, no gukomeza kuba Abanyarwanda beza, duhujwe twese na gahunda nziza ya Ndi Umunyarwanda, bitwibutsa twese ko dufitanye isano ndetse n'igihango cy'ubumwe n'ubwiyunge. Mu izina rya Nyakubahwa Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, wantumye kumuhagararira muri uyu muhango ukomeye, nishimiye gutangaza ku mugaragaro ko ntangije urugerero muri kaminuza n'amashuri makuru yo mu Rwanda. Murakoze, murakarama, mugire amahoro y'Imana.